Musa ndimo nza umvaga abantu barimo bavuga ngaba ngo noneho bagiye kuvugira inka barashinyagura bigeze ubona imbwa sivugira inka imbwa n'inka biragendana hanyuma ubwo we waje mu kiraro kumara iki hari umuntu usetse kamanze nsuhuza umuntu ase Musa kuba ujagaraye oya buretse buri wese n'imirimo yahembewe hano hari umuntu bita Moni oya we ntabwo ngugaruka hano bita Moni amo bimeze bite vuga nacyo sawa none se ukunda guseka cyane mbabarira umbwira ubundi ngengera amatsiko ubundi irindi zina witwa nde Atanazi kumbe niyo mpamvu ubu useka n'ibintu utanazi aha yega nagatangaye rwose aha akoza narumiwe natanazi koko se niri kirisitu niri pagani hanyuma tuvuge nubwo twasuhuje abantu ntabwo twabasuhuje hello guys ese ko mutagiseka nka mbere mwarabihaze moya ngo kamaze kuba isereri ni mpaka kangaka tuzakabahata mpaka urumva ubundi mu busanzwe hari ukuntu usanga nyine iyo umuntu amaze kugira abantu benshi ahitamo kwifondera ikintu cye nyine noneho nk'ubu ngubu muri iyi minsi abantu bose babaye big energy ntibazi iyo biva n'iyo bijya ni big energy bazahana barasashaka ibintu murimo oya ubundi tuzi ko nk'umuntu umaze gutera imbere usanga buri muntu uteye imbere agira n'abayoboke ibyo ugiyemo bose ubona abantu noneho nka big energy nayo nabonye ibintu biri kugenda bifata inuzi biri kujya ku murongo noneho mba nibaza nka big energy ngiye ndibaza uba wibaza nawe nkakubaza nanjye nkibaza oya ariko ni ngiye ukubaza reka twibarize hamwe noneho turibaza nk'ubu ngubu biramutse bibaye ngombwa nk'umu big energy mukuru agashinga nk'itorero ubwo icyo gihe ahita abana pasiteri nyine n'ibintu byumvikana birumvikana iyo ku ruhembe rwo hejuru cyane niyobora noneho reka nkwereke nta gutinda rakabe the Mr. Energy representative noneho nawe uraba umu big energy ubwo uraba umu big energy babigiyeho bijya nyine nk'umuntu ubyinjiyemo vuba pfukama hasi pfukama ngusengere mahero Uwiteka mwami Imana uturebe kandi utugenda imbere dore turahangaha turaba big energy waraturinze kandi uratureba mwami Imana komeza turebe rwose uturebe utugire mwami Imana twiteho kandi uturebe bigenze bite ntangiye kwerekwa ugeze mu iyerekwa se narababwiye barabure nyembonye umuntu ubonye nde bwira umuntu ubonye nde mbonye umuntu wambaye amakote ari mu biki arimo araseka oya nyine arimo araseka gake ndamuzi uwo nguwo nabo baramuzi afite abana manajinga yanze kubazana kuri iyi cano mureke abayikanira inseko umunsi umwe azikanira babona arayataye mureke mureke komeza ndi kubona n'abandi uri kubona n'abandi zamura ukuboko zengurutse ukuboko zengurutse uko nyuza ahangaha gake zengurutse yangurutse fungira aho ngaho ready ageto youth uravuga ngo ageto youth one shoot 3 in a head reko nta wundi muntu ubonye nawe nta bya macu uri kureba oya
nawe ndi kubona ngo uriya nabonaga atameze nk'umukinnyi neza n'umusifuzi none iyo match uri kureba uri kuyibona live cyangwa iri kubera online? Hari ukuntu abashu bakorera online. Sasa mu myidagaduro nyine yaba ku isi cyangwa se no hano mu Rwanda hari ukuntu haba harimo abartiste ugasanga nk'umuntu n'umwanditsi w'indirimbo ariko atazi kuririmba cyane, akaba yagira nk'indirimbo akayigurisha. Ibyo warabyumvishe ku masikosa ngo zangwe sa. Oya si ikosa ahubwo ngo ni ikosa bakoze. Oya buretse nkubwire. Si ikosa ahubwo ikosa ryakozwe na ba nyiri si ikosa babonye ko muri si ikosa hajemo ikosa biba ngombwa ko si ikosa bafata si ikosa. Ubwo nibwo YouTube yafashe umwanya wo gushaka ikosa riri muri si ikosa kugira ngo ihana abo bakoze iryo kosa. Noneho birangira ba nyiri si ikosa aribo bafite ikosa. Ubwo ikosa riri kuri ba nyiri si ikosa. Ako nawe ufite amakosa. Mbo none twari turi kuvuga numva babayede bacu ariko bari nyine hari ukuntu usanga umuntu afite nyine ubuhanga mu myandikire imirimbira atabishoboye nabo ngabo ba buri kantu twavugaga cyane rwose. Oya nawe n'abahanzi nawe noneho ari n'ukuntu usanga nk'umuntu afite impano muri ibyo bintu cyangwa se yandika n'imivugo urumva umuhanzi ntiyakarika indirimbo ngo umuvugo umunanira. Ntabwo wamunanira, ntabwo bibaho. Reka si inganzo se urana nka Melody akora indirimbo nziza sibyo se? Yego. Noneho nko muri za ndirimbo ze cyangwa afatana nka Jano yiwe akavuga ati agiye gukora umuvugo. Cyanye n'ibyo akora. Umuvugo wa Melody waba umeze ute? Twagiye umuvugo nitwa Itaha Iwacu wamenyekanye nk'igitangaza kuko natangaje benshi batandukanye. Kuba tanzi nituriye i Kanombe aho nakuzwe ntunzwe n'itaka ry'inombe ndetse n'urusaku rw'indege. Bidateye kabiri ninjira inganzo y'umuziki ndayitangira. Abahanga mu by'ubwenge bati n'Imana Imana yihereye u Rwanda umuziki nyarwanda ubonye itangiriro. Nanjye si ugutangira nigira Munyakazi babutera turakorana bigeze kuri Amag the Black arancika yigira mu mafirigo. Dukomeza gukora ibitaramo bitandukanye amastage muri Guma Guma turayakubita turayatigisa turagitwara. Babandi bavuze ngo umuziki nyarwanda ubonye itangira twa muziki ubonye n'ihereza. Guma Guma ihagarika ubwo. Nanjye nk'umusore wese umaze kubona hiti n'udufaranga ntangira mu byo kwishora abakobwa gusa isurange mbira binyangira ngo mfite fosete kandi ndi mubi. Nuko nk'umusore wakuze wirwana aho mbonye ibya hiti n'udufaranga bitankundi nigira inama yo kubinyuza mu bihangano byanjye kuko ari byo bari bakunze. Ndavuga igishego maze ikinyafu gihera ubwo kirakubitwa tw'inyuma turatwubitwa Gayera azana idolari cya gishego kiba gitijwe umurindi turakomeza turakiririmba. Budateye kabiri Barabasi tuzizana mu Rwanda twitwa abambere bazikandagije ku butaka bw'u Rwanda. Maze itikura itangira ubwo amatimu barayinja ngo ni timu Ben abandi ngo ni timu Buris yabuze iyo biva n'utazi iyo bijya. Bidati oya nawe eko nawe Oya se kandi nawe. Maze izo ndege twakuze twumva turatsurira ikirere turacyogoga amastage mahanga turakubita tugeze i Buruseli batutega ama interview. Nanjye nk'umuhanga wituvukira i Kanombe ndabatize interview nzikoze natayibaba. Nuko turakomeza nanjye nk'umwana wavutse i Kanombe ngana abahanga mu by'ubwiza ngo banyize icyasha. Niko kugera iyo bibera dore ngo ponseze barazicyaza imitsi. Niko kumenya niko kugera iyo bibera dore ngo ponseze barazicana imikasi n'inzembe barabicyaza ibifu barabyogoga. Barabifura biratinda ibinure barabibaga ngaruka i Rwanda nta cyasha agaho nkataye imahanga. Ibisowesowe twatinze gusohora bihera ko biraforopinga abatumanagingaga Gayera
ako rero manza uyu ni nasinze. umuvugo w'urwenya si umuvugo w'abanyamuvugo niyo mahirwe dufite. Ibisowesowe twatinze gusohora bihera ko biraforopinga si ikosa ya The Ben jiteza impagarara abatumanagingaga babonye bidakunza iyo badushoyemo atazagaruka bigira inama yo kugana ibiganiro gusa n'ubundi si binteye ubwoba kuko uwo The Ben duhanganye n'ubundi yahugiye mu dushanga udukariso ndetse n'udusutiya tw'abagore. yari umusizi usiga bagasigara basiganuza ndakubwiza ukuri nongere gusubiriremo kugira fosete nibisobanuye kuri mwiza. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga